haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza we ntazatinda. Iri ni isomo ryiza riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo, igice ni icya 10 umurongo ni wa 37. Iyi ndirimbo nziza nyituye by'umwihariko abizera batangiye gushidikanya kugaruka kwa Yesu. Aba bizera bibaza ko byaba ari ibihimbano bidafite ishingiro. Nguhaye ikaze mu mateka y'indirimbo ya 5, indirimbo nziza twasabwe n'abakunzi bacu benshi, indirimbo yitwa Murinzi we menyesha igihe. Njye nitwa Engineer Urumva Dani, nguhaye ikaze muri aya mateka. Isomo ryo muri Bibiliya ryarushije ayandi yose kuba urufatiro n'inkingi yo kwizera kw'Abadiventiste cyangwa se abategereje kugaruka kwa Kristo. Iri somo ryiza bashingikirijeho ukwizera kwabo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cya 8 umurongo wa 13. Iri somo riravuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Bashingiye kuri iri somo, umubwiriza w'umunyamerika ukomeye cyane witwa William Miller yibeshye ko tariki ya 22 z'ukwa 10, aha nkwibutse ko hari mu mwaka w'1844, ni ukuvuga ku iherezo ry'iminsi ya gihanuzi, iminsi 2300 ko aribwo Yesu azagaruka ku isi. Uyu William Miller ayobokwa baje guhabwa izina ry'Abamireriye cyangwa se Abamirere cyangwa Millerite. Ashingiye kuri iyi mibare yari yakoze, uyu Miller yaje guhita ashinga idini, ayobokwa n'abantu benshi baza kwitwa Abamireri. Umva uko Ellen White abisobanura mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje yaho ya 295. Yaragize ati, icyo gihe Abadiventiste kimwe n'abandi bakristo bo ku isi bizeraga ko isi cyangwa se igice cyayo runaka ari ubuturo bwera. Bumvaga ko kwezwa k'ubuturo bwera ari ugutunganywa kw'isi itunganyijwe n'umuriro wo ku munsi ukomeye uheruka, kandi bizeraga ko ibi byagombaga kubaho Kristo agarutse. Aho niho bakuye umwanzuro uvuga ko Kristo yagombaga kugaruka ku isi mu mwaka w'1844. Mu mihati myinshi yuzuyemo kwigomwa, iri tsinda ry'abakristo ryamamaje iyo nyigisho uko rishoboye kose. Ellen G. White akomeza ku ipaje mu gitabo cy'intambara ikomeye ya 305 agira ati, ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 buvuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Ndetse hamwe n'ubutumwa bwa marayika wa mbere buvuga ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Bwombi bwerekezaga ku murimo Kristo akorera hera cyane, ku rubanza rw'igenzura. Ntabwo bwerekezaga ku kugaruka kwa Kristo aje gucungura ubwoko bwe no kurimbura abanyabyaha. Ntabwo ikosa ryari ryarabaye mu buryo basobanuraga ibihe by'ubuhanuzi, ahubwo ryari ku cyagombaga kubaho ku iherezo ry'iminsi 2300 Kristo yari yaraje. Ariko ntiyaje ku isi nk'uko bari babyiteze, ahubwo nk'uko byajyaga bigaragazwa mu buryo bw'ibishushanyo. Kristo yagiye ahera cyane h'ingoro y'Imana mu ijuru.
tariki ya 22 z'ukwa cumi, aha ni mu mwaka w'1844 yarageze. Nuko abantu birirwa bategereje ko Yesu aza, ariko ntiyaza. Ugutenguha gukomeye ko ku ya 22 Ukwakira mu mwaka w'1844 bwarakeye Yesu ntiyaza, kandi kugeza n'ubu Yesu ntaraza. Byari ibihe bibabaje cyane kuri iri tsinda, kuko byarangiye ricitsemo ibice bibiri. Umva uko umuja w'Imana Ellen White abisobanura mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji yaho ya 307. Yaragize ati: mu gihe cy'impeshyi n'icy'umuhindo by'umwaka w'1844 hatanzwe ubutumwa ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Amatsinda abiri y'abantu agereranywa n'abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfu yaragaragaye. Itsinda rimwe ryari ritegerezanyije ibyishimo kugaruka k'Umukiza, kandi abo bari bariteguye kujya kumusanganira badakebakeba. Irindi tsinda ry'abantu bari barakoreshejwe n'ubwoba no kwitabira batabanje gutekereza, bari baranyuzwe n'ukuri ko mu magambo gusa, nyamara nta buntu bw'Imana bari bafite. Nguko uko bamwe bavuye mu byo bizeraga bagasubira inyuma, mu gihe abandi bakomeje gushaka ubusobanuro bashimikiriye mu byanditswe byera. Kandi aba bakomeje nibo baje kuba itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi. Umva uko uyu muja w'Imana yakomeje abivuga ku ipaje ya 311. Yaragize ati: ukurangira kw'igihe cyo mu mwaka w'1844 kwakurikiwe n'ikindi gihe cy'ikigeragezo gikomeye ku bantu bakomeje kwizera ibyo kugaruka kwa Kristo. Ku byerekeye gushyigikira uruhande rw'ukuri bari barimo, icyabahumurizaga cyonyine cyabaye umucyo waje kwerekeza intekerezo zabo ku buturo bwo mu ijuru. Bamwe baretse uko bari basanzwe bizera iby'imyaka y'ibihe by'ubuhanuzi, maze imbaraga ikomeye ya Mwuka Muziranenge yari yarabanye n'itsinda ryamamazaga ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo bayitirira umuntu cyangwa se Satani. Muri iri tsinda ry'abantu baguye bakabivamo niho harimo umukobwa witwa Annie Rebecca Smith dukesha iyi ndirimbo ya 5 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana gikoreshwa n'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi mu Rwanda. Iyi ndirimbo kandi ni indirimbo ya 385 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo cy'indirimbo zikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti mu Rwanda. Iyi ndirimbo kandi ni ya 439 mu gitabo cy'indirimbo cy'icyongereza cy'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi SDA Hymn. Ni indirimbo iririmbirwa mu rufunguzo rwa mi bemol, ikaba ibarwa 4/4. Mu gihe nyinshi mu ndirimbo dufite tuzikesha amatorero y'Ababatisita n'Abametodiste, indirimbo Murinzi we menyesha igihe yahimbwe n'Umudivantisite ku mpamvu y'umwihariko w'Abadivantisite. Ni indirimbo yahimbiwe kubakomereza mu kirango cyabo cyo gutegereza kugaruka kwa Yesu, kuko ari ihame ridakuka. Annie Rebecca Smith yavutse ku cyumweru, aho hari tariki ya 16 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1828. Avukira mu gace kitwa West Wilton, aha ni muri leta ya New Hampshire. Annie Rebecca Smith yari umwana wa gatatu mu bana 4, akaba ari we mukobwa rukumbi Samuel ndetse na Rebecca Spalding Smith. Uyu mukobwa Rebecca afite imyaka 10 gusa yabatijwe mu itorero ry'Ababatisita. Annie n'umuryango we baje kuva mu itorero ry'Ababatisita bakurikira abagenderaga ku nyigisho za William Mireri twababwiye hejuru, bitwaga Abamireri.
aha ni mu mwaka w'igihumbi kimwe 844. Igihe itariki bari bategereje ko Yesu agaruka ariyo 22 z'ukwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe 844 yararenze. Yesu ataje, Ani yahise ava mu byo yizeraga, ahubwo yiyemeza gushyira intege mu buvanganzo n'ubugeni ndetse ibintu byo gushushanya kubibaho aba ari byo yihera umwanya we wose. Ani yamaze imyaka 6 yiga mu mashuri 7 atandukanye. Ibihembwe 6 yabyize mu ishuri rya Charlestown Seminole muri leta ya Massachusetts. Hatitawe ku idini ry'umunyeshuri wahigaga, iri shuri ryari rifite amasaha yo kwigamo iyobokamana buri cyumweru, kandi abanyeshuri bose bakajya gusenga inshuro byibura 2 ku munsi wo ku cyumweru. Igihe kimwe umuvugabutumwa mu ba mbere witwa Joseph Bates wigeze no kuyobora itorero rya Adventiste ku isi hose yaje gusura umuryango wa Smith mu mwaka w'igihumbi kimwe 851. Nuko ararikira nyina wa Ani ndetse na Ani ko bazaza mu materaniro yari bubwirizemo i Boston, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijoro rimwe Annie Smith na Joseph Bates baryamye ahantu hatandukanye barose inzozi zisa. Bose barose icyumba Bates yari kubwiririzamo cyuzuye, ariko habura umwanya umwe gusa ngo nuko atangiye kubwiriza umuryango urafunguka, hinjira umukobwa, uwo yari Annie, yicara mu mwanya umwe rukumbi wari usigaye. Mu ijoro ryakurikiyeho Annie yarahagurutse ajyana n'abandi mu materaniro, ariko Annie aza kuyoba bituma agera aho Bates yari kubwiririza koko habura intebe imwe ngo icyumba Bates yabwiririzagamo cyuzure. Igihe hasubirwagamo inzozi, Annie yatangajwe no kumva bihuye n'ibyamubayeho, nuko nyuma gato Annie ahinduka Umudivantiste. Tariki ya 16 z'ukwa 9, aha ni mu mwaka w'igihumbi kimwe 51, hashize iminsi mike y'amaterano ya Bates arangiye, igisigo cya Annie cyitwa Fear Not Little Flock gishatse kuvuga ngo wa mukumbi muto we ntutinye, cyasohotse mu kinyamakuru Urwibutso n'Integuza. Iki gisigo cyanyuze cyane James White, umugabo wa Ellen White. Uyu mugabo wa Ellen White akimara kunyurwa n'iki gisigo yahise atumaho Annie ngo aze gukorera i New York nk'umwanditsi w'icyo kinyamakuru. Annie yashidikanyije kuza avuga ko uburwayi bw'ijisho afite butatuma abasha gukora akazi nkako. Nyuma yaje kwemera umuhamagaro wa White, nuko aza gukorera i Rochester. Aka kazi ariko ntikari koroshye. Itorero nibwo ryari rigitangira, nta mutungo uhagije ryari rifite. Itorero nta mutungo ryari rifite ku buryo no kubona amafaranga yo guhemba abakozi byari bigoye cyane. Ariko ibi ntibyaciye intege Annie. Mu myaka 3 yakurikiyeho, Annie yasimburaga White ku nshingano nk'igihe yabaga adahari. Mu bushobozi bwe yabashije kwandika ibisigo 45, harimo n'indirimbo dufite mu gitabo cyacu yitwa nka Murinzi we, Menyesha igihe, Mbese iwacu ni Muhero. Mu Cyongereza iravuga ngo How Far From Home,
yahimbye n'izindi ndirimbo nyinshi zitari mu gitabo cy'ikinyarwanda nka Awake, oh awake, now to life and duty. Ahimba n'indi ndirimbo yitwa ngo Be patient, no longer despairing. Yahimbye n'indi yitwa ngo Blessed Jesus, meek and lowly. Yahimbye n'indi tudafite mu kinyarwanda ivuga ngo Hail, peaceful day, divinely blessed. Ahimba n'indi nziza yitwa ngo He sleeps in Jesus, peacefully rest. Yahimbye n'indi ariyo dufite yitwa ngo How far from home. Ahimba n'indi ivuga ngo I ask not, Lord, for less to bear here in the narrow. Yahimbye n'indi yitwa ngo I saw one weary. Iyi ngiyi nkubwire ko tuyifite yitwa ngo Nabonye umuntu unaniwe, indirimbo nziza cyane. Yishake muri iki gitabo urayibona, yitwa Nabonye umuntu unaniwe. Yahimbye n'indi yitwa ngo Long upon the mountains. Ahimba n'indi yitwa ngo She hath passed death's chilling below. Ahimba n'indi yitwa ngo This groaning earth is too dark and drear. Yahimbye n'indi yitwa ngo Through this dark valley of conflict. Yahimbye n'indi yitwa ngo Toil on a little longer here for thy reward. Yahimbye n'indi nziza yitwa ngo Twas a doleful night on Calvary's head. Ahimba n'izindi ebyiri, imwe yitwa ngo Weeping endures but for night. Ahimba n'indi nakubwira yitwa ngo When darkness gathers round thy way. Byinshi bivugwa kuri Annie nta gihamya bifitiwe. Hari nk'aho bivuga ko yaba yarakundanye cyane na John Nevins Andrew, waje no kuyobora itorero ry'Abadiventiste ku isi, kuko bakoranaga nuko bakaza kurekana Andrews akishakira Angeline Stevens. Ngo ikintu cyashegeshe umutima wa Annie, nk'uko Ellen G. White yabyandikiye Andrews, ko iryo tandukana ryashegeshe ubuzima bwa Annie. Hari hashize ukwezi kumwe Annie apfuye, nuko Ellen G. White yandikira John Nevins Andrews mu ibaruwa yiswe Letter 1855. Muri aya magambo arandika ngo To John Nevins Andrews, August. Aha hari mu mwaka w'1955. Muri aya magambo nabonye ko nta cyiza kiruta ibindi cyaruta ko washyingiranwa na Angeline, kuko byatubabaza uramutse ubisubikiye aha. Ikintu cyiza nuko wajya mbere ugashyingirwa, ugakora ibishoboka byose bishimisha Imana. Kuba waratengushye Annie byashegeshe ubuzima bwe. Abasesengura bavuga ko Ellen G. White yabimwandikiye abona ko Andrews yaragiye kubenga Angeline nk'uko yari yarabigenje kuri Annie. Annie yaje gusubira ku ivuko mu Gushyingo mu mwaka w'1854, aza gusubirayo arwaye igituntu. Yizeraga gukira, ariko indwara ikomeza igenda irushaho gukara. Igihe byagaragaraga ko bigoye gukira, Annie yerekeje ibitekerezo ku gushyira hamwe ibisigo byose mu gitabo. Musaza we Uriah Smith iki gihe wandikaga mu kinyamakuru Urwibutso n'Integuza yaje mu rugo iwabo kumufasha. Uyu Uriah Smith nkwibutse ko yanditse ibitabo byinshi cyane, ubishaka wabibona. Uyu Uriah Smith yari musaza w'uyu mukobwa dukesha iyi ndirimbo yitwa Murinzi we menyesha igihe. Igihe aka kazi kari gashojwe, Annie yaravuze ati ubu noneho napfa. Annie yamaze iminsi 10 gusa ahita apfa. Yapfuye kuwa gatanu w'isabato
tariki ya 26 z'ukwa karindwi apfira mu gace ka West Wilton muri leta ya New Hampshire. Annie afite imyaka 27 gusa y'ubukuru. Ubwo Annie yashiraga mu mwuka niyo yari afite. Yapfuye nta mugabo, apfa nta n'umwana asize kuri iyi si. Abari iruhande rwe apfa yababwiye aya magambo. Yarababwiye ati, ntimuzabunge amarira mu maso n'insinzira, kuko harira abazima si abapfuye. Kuki baririra cyane bikomeye uwapfuye, kandi abaruhukiye mu gituro imiruho n'imihati? Ubu ngiye kuruhukira ahantu njyenyine mu gituro, kuko intambwe za Yesu zatamuriye umwijima w'urupfu. Mpfuye mfite ibyiringiro ko nzongera guhura vuba n'inshuti zanjye nkunda, tukazimana nawe. Mama wa Annie yatangaje ko ngo igihe Annie yapfaga yavuze ati, ndabona ijuru rikinguye, niringiye ko nzazuka. Ku myaka 27 Annie yabagaho mu buzima bugoye, ariko bwari ubuzima bwuzuye ibyiringiro. Ni urugero rwiza rw'ukuntu abakiri bato bitanze mu itangira ry'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ubutumwa bukubiye mu ndirimbo Murinzi we menyesha igihe ni ubuhamya bukomeza abacika intege ko turi hafi kugera iwacu. Ntibizwi neza uwashyize iki gisigo mu njyana, ariko ikizwi neza kidashidikanywaho ni uko cyamamaye mu mwaka w'1853 habura igihe gito cyane ngo Annie apfe. Ni ukuri koko inzira turimo irijimye cyane, turasakirana n'intambara, imibabaro n'amakuba biri hose, nyamara Yesu uturindiye ukwizera agira ati, humura ijoro rigiye gucya, komeza kwiringira bikubashishe gukomeza urugendo. Nubwo intambara ikaze, guma ku rugamba wireka imirimo yawe. Akomeza aduhumuriza ko imuhira ari bugufi rwose, ko ndetse ibimenyetso bigaragara no ku byaremwe byerekana ko tugiye gusohora. Atwizeza kandi ko tugeze mu rugo kwa Data tuzahabwa ibihembo, maze tukaruhukira mu mahoro atagira impinduka. Aya ni amateka meza y'indirimbo ya 5 mu ndirimbo zikoreshwa n'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Indirimbo nziza y'uyu nguyu witwa Annie. Aya mateka twayasabwe n'abantu benshi cyane. Nizeye ko nawe ugize icyo wungukiramo. Nge nitwa Engineer Sirumva Dani. Ushaka n'andi mateka naguhaye link muri description wayakurikirana, kuko hari amateka y'indirimbo nyinshi twagiye dukora. Imana ikomeze kuduhana umugisha.